umukobwa uracyari umwana umuhungu ko yabangana kose arakuzunguza rimwe nambara gufite zo kurwana nawe rero inama nje nagira abakobwa duhubuka tujya kureba abahungu mujye mu bigenza gakeya ubiwanyu nge niba mu rugo nyiri mu rugo najyaga bamwe dushaka ngwino dusuye waje kwansura mu rugo kazi kwicara muri salon na vie na meri bahari niba ari kuganira tukaganira ukabura nuko nere tugasohoka gatanga sigara nishibye nta kibazo umuhungu yatseka waye ibyo byabaga bihagije rero njyewe kugira ngo umbwire ngo ngwino ngusura Rwanda rwese we waje mu rugo ko nta kibazo ngenzi wawe nahizeye unigire mu nzira nkuko babagenza ndetse namuroze nimba yaranasaze ngiye muheruka ava mu rugo sindahura nawe yarasaze byanyabyo kandi nasaze arwara ubukira niba yaranasaze wenda byakagombye kuba yarakize iminsi hashize iminsi igera muri ngaye ngo bamuvanye kwa muganga barogeshe uwamuroze ibidayimoni nibiramfata ngiye mbyita ibidayimoni bizatsinwa mu izina rya Allah subhanahu wa ta'ala nago umukobwa wa Hasani ibyo bintu byangeraho pe umuntu ki ese koko biriya bintu ni byanyabyo sindumurozi na mama wanjye baramubonye mu musirimu wa danje bura batanagira ngo hari ibyaha yarakurikiranyweho mugiye mwiperereza musanga hari ibindi byakozwe niba mbyumva neza ntibeshye nuko nguko byifashe ese uyu Kazungu Dennis asanzwe ari muntu ki muri societe nyarwanda Yes, na nyangusuza kenezere ko umeze neza aho uri hose mu bice byetandukanye Iburasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course nitwa Chekechuwa ishyaka amahirwe n'abana ukina amanyisura atandukanye mu bice byetandukanye usabanganya inkuta senye utanga isanamitima kwa mukurikira arotsabaga muri ngo uramamagaye ni Kigali News 500 ishyaka TV 25 mukore subscribe, like, share, comment. No mu misiri imbere ndabagezaho ibindi bice bigiye bitandukanye. Umuhoza cyangwa muhoza. Umeze neza. Meze neza cyane. Muho. Myaka myinshi. Yambi. Yewe va muri telefone ariko. Navuye. Yambi. Manurasa neza. Urakoze cyane. Kuri kepi yo ngufinyino kera. Ariko kera nambaraga zazindi z'icyatana ariko yambaye nk'imbutura 5. Oh ya se wikabya nawe. Wikabya cyane. Mubeshye se? Aya nago wambeshye urabizwe utambeshye. Umeze neza ariko imyaka ari myinshi ariko tujya turahuye. Ya meze neza. Abafana bacu hereye mu Rwanda rw'imisozi igihumbi mu Rwanda rwa Gasabo iwabo w'ibyiza iwabo wabeza iwabo w'iterambere iwabo visit Rwanda ndabasuhuje mwese. Kuri uyu munsi abanyamahanga bajya batandukanye barahire kwitwa Abanyarwanda kandi Abanyamahanga none ari wapfukamye aravuga ati Imana abwica ko mbaye umunyarwanda umva ko u Rwanda rwiza n'umukinnyi wa filime wa danje ku isi bamuhaye ubwene igihugu urumva atari sawa Abarundi mumeze mute diaspora mwese mumeze mute nizera ko mumeze neza mutere agatebe abakecuru abasaza musaza gakeka rwose murambure rwose mu byo tugiye kuganira hanyuma subscribe like channel comment yibagirwe ndi kumwe na Muhoza manu ubwa mbere ageze hano ya n'ubwa mbere mageze nabishaka kwagera ariko hagati ariko siko bwanjye ndabizi ko atari kubwawe impamvu ni nge biba aho ngaho nyine tu sibyo bari ibintu byose utavugira kuri kamera ko bibabaje sibyo ntabwo bari ngombwa ariko ibintu byose bijya no kuri kamera Imana niyo nkuru ariko mwega mutibuza ko Muhoza kuri kamera yanjye yahaye bansuhurize. Okay, hello guys, nizere ko mumeze neza cyane ndabasuje aho muri hose amahoro y'ibana bane namwe kandi ndabakunda cyane. Yanga mwabyise nzima munabyumva neza nicyo cyane nico tuzareba aho tubaheka ko twabuze aho tubaheka mo ndagukumba mwe ruko Nyamirambo man byari kera nyine ubu ngubu n'abantu izina Muhoza ndikunda kubi cyane sibwa mbanye umukunzi zina Muhoza yanjye narafashwe ndabizi ko wafashwe ariko nyine ariko izina Muhoza ndikunda kubi ya biba byiza ko izina ryiza ba Muhoza abantu mane bari aho ngaho biturije urumva biyakiriye bahora bisekera n'abana beza
Ceke tu. Patrick turabyita iki? Tuzagira naho tubayeka. Nyine biba byiza iyo wumvishe umuntu abandi agukunda, yakunda nabo ryarya nta kindi agamije, so biba ari ibintu bishimishije cyane pe. Cyakoze. Muhoza rero ngo ahindutse umurozi. Niga rwose. Niga buriya ra? Cyangwa ni umupeti ni umwana ni niga ni umusore. Oya tumwite iniga tumwise umwana twatse. Oya niga mani niga numujyo mu byibucyo bigango wa danje. Ako rero bari marabyibu. Oya baretse. Okay nabonye iniga nabyita gute cyangwa kiranze. Okay nabonye umusore. Yari yakwame mu muhanda agira ati Muhoza we. Muhoza we. Ariko guta umuntu yitwa umurozi atari umurozi. Muri umurozi koko tubimenye kuri kamera zacu. Niyo mpamvu naguhamagaye. Oh god. No bwa mbere tuguhostinze no muri rankuru n'ahantu uragaragara. Uyu niwe Muhoza mwabonye kuri byanyamakuru bindi ngo yaroze wa mutipe witwa didiye. Didiye na Muhoza murabizi kandi ikindi kintu na Bera muramuzi n'ibiki. Ni inkuru ndende barabizi si barabizi. Nasanze ari imitwe. Ntawamenya. Yemvugira aho ntawamenya nasanze ari imitwe. Ntawamenya biriya byo tubyera ubu ngubu umuntu ubu ndi kurwara imitwaro. Sinzi Berage wowe na Nuza na Didiye. Nago mbizi. Nyine ni ibintu biba biraho ngo ni inkuru ndende abantu babikurikiye barabizi bazi story yose ukuntu yatangiye naho igeze kano kanya bavuga ngo ndi umurozi ariko ngiye mbere na mbere cyane. Wambwa ati saka ndashaka kuza guca kavuyo ndashaka kuza kwivana igisebo sinshaka umuntu nsebye. Ngiye sindoga sindi umurozi. Nima nkubajije ngo uri umurozi. Ndetse isa tuziranye kuva kera mbere yuko umenya n'abandi bose. Gashani anzana shani yakirumya cyarura aho ngaho n'ababandi. Nibwo tuziranye. Ngo nawe yaragafashe. Nese ubukano. Asigamwe nagwama ikiganiro gukora twite azabyareho ngo nakobwa azabyo. Ndetse isi yakano kanya. Kuri channel yanjye ngo nagwa hagaruka. Ngero nta muntu wanca kuri channel ngiye mfite uburenganzira bwo kugera ahantu nshaka. Nyifite amaguru ngenda ndi muzima mfite umutwe utwekereza neza so ngomba kuhagera. Ibyo tuza kubigarukaho. Nakomeje ko kora umurozi niwe waroze uraho. Iyo nza kuba ndi umurozi. Mu bapfumu ngo hehe. None se isi yako bagiye mu bapfumu bagiye gushaka uwaroze Didiye. Ese ko naragaragara nanjye nasaze nkuko nabibonye nanjye bavuga ngo waroze Didiye ngo bamusarishe. Sambwa imbaraga zura mupfumu ko tutazibonye ze. None se kuki narasara nyine sindasara ngo ninjye mupfumu ninjye murozi ko narasara ibirozi ibyo bohereje ngo bifate uwo murozi nago biramfata. So ngiye kuki bitagufashe? Kuki bitamfashe se byamfata gute nararoze uwo muntu? Shaka kuba kuri amupfumu ari gihuha mu bindi. Reka ngiye ngubwiza ukuri pe kuba naguhamagaye ngavuga mu gitondo naguhamagaye mu gitondo nayo mbizi ko nakikiryamye pe unananye hangane unegereje amasagira murandi cameraman namuvuze iyo nta kibazo ariko bizahinduka iyo ufite icyo ushaka uragiharanira nayo mfite icyo ushaka inkaryama nkayo cyane rwose nemeye ndazinduka mu gitondo ndazanirwa nicaye hano nganda gutegereza ariko urabizi neza iyo nza kuba ndumuroza akagombye kubizi ngiye narababwiye mbabwiza ukuri wenda nk'urugero bari kunyita umurozi ndumukobwa ariko bakwita umurozi uri umwana mutoya bafite ahantu bituruka mu miryango y'iwanyu sibyo mu gisekuru cy'iwanyu habarimo umuntu uroga ariko ngiye nta muntu nigeze numva bavuga ngo sogokuru kwa sogokuru wanjye nyogokuru wanjye bararoga no nta muntu nigeze mbyumva na pe ngiye rero naje hano ngaha ngira ngo nisabire abantu bamarabika muri comment nabarebye birabiganira nababirebye bose isanzuro uvugiye umwanya no ngiye sindi umurozi nawe naroze na mama si umurozi yewe nabanyagokuru banje bose nta numwe uri mu umurozi pe so guys please mugabanye guharabika umuntu muri comment umwita umurozi bagiye ku umupfumu arababwira ngo uwaroze umugabo ni harya umugabo wa mushiki wawe abari muramu umugabo wa mushiki wawe ego umugabo wa mushiki wawe abari iki nyine umugabo wa mushiki ni muramu kazi ngira ngo oya reba ure kuri Didiye n'umugabo wanjye none mushiki afite umugabo uwo mugabo we ntago munazi cyane abaramu we n'umugabo ahubwo we na mushiki w'umugabo wawe abari muramukazi noneho umugabo akaba ari muramu yego droba muganga yaravuze ati umuntu warose no mugabo ni muramu we amuziza kumukundira umwana cyane akamutwara ngiye nago nigeze ndoga Didiye urazi koko n'umugabo wawe ni muramu wawe ni muramu wa Didiye ni muramu wa Didiye usanzwe bazi se neza
njye nagiye kubona mbona abantu baneye mu rugo rega ni baneye mu rugo barajwi bagura baragukubita baneye mu rugo barajwi bagura nyine ngo bateye ngo baraze umuhungu wabo ari mushiki we nyine uneye mu rugo tu ngo wanduze musaza wanjye ibiki n'ibiki mbwa sibwo niyo naba ndoga gute naroga umuntu twigeze twabana mu nzu umwaka urenga umwe ibiri koko ngatinyuka nka muroga uwo mutima urumva nawugira imyaka mwabanye kutima utabyaranye ntabwo byari ubwo tubiragize Imana no kuba narabyenze kubyara umwana wanjye niba ari kuzamwemera ngenda bishimira n'Imana na mahirwe nagize pe iyo nza kuba narabyaye bakakanya nshobora kuba ndi kwirukanga bavuga ngo naramuroze nirukangana n'uruhinja so ngenda bishimira n'Imana kuba tutarabyaranye pe wahisemo cyangwa bitekereje wowe ati kanjye kwa Isaka nujye kugira ikinyamakuru kaza hano kugira ngo uvuge ati kanjye mvugisha ukuri byose mushiye kwa rubanda so ibinyamakuru nzi ubwoba wenda ubwoba bw'icyo ariko ko bose bambonye nuzuye amenyo mu kanwa uzi gusetsa ngiye ntabwo bagengira barabizi ikintu cya mbere bagengira kigatuma banuka n'ukurumba bwiza ukuri kandi nkababwiza ukuri nisekera ngiye ariko nimerewe barambwiye ngo ariko ubundi muho kubera iki waba ubabaye waba wishimye nago tuzi agacurimo babanyita umunyamanyanga kuko ibintu byose mbivuga nseka nago mba nabyegereje umutima cyane ngiye rero kuba natekereje kuguhamagara nuko nari nyobeye ko mfite nimero z'abandi ba Dani ba Kiroso bose nari mfite nimero zabo kuki natekereje guhamagara wowe nahaha ni henshi cyane wabaje kumva ikiganiro muri kuri Oro TV kwa Oro TV kuki namuhamagaye se ngende niga nta mutima mwinjye ngira bamenyereye ko ngize ikibazo mpamagara paka ariko kano kanya ibibazo ndimo navuga ko ari umuntu wa mbere kwa paka ari mu magambanye njyewe kano kanya ibibazo ndimo byo kunyita umurozi byose bibera kwa paka bagenda bakajya kureba umupfumu ni kwa paka urumva so njyewe rero kuba nahisemo umwanzuro ko kanjye kuri kamera narakoreraho n'umunsi n'umwe hari impamvu yabyo kandi iyo mpamvu niyo nyicaje hano kugira ngo babwire so rero bamagahenge mbere na mbere mbanze mbise bareke kunuka ngo ibaze ariko umwana w'umukobwa ikizungereza inkange ariko undi bari kubibona gute akomo yaba uri umurozi barandoze nanjye uzi impamvu bivuze mara twasangiye kabisa nagaye muri za diru zaba kaganga na souvenir nago babizi n'abakeza nabande abo bose bavarimwe bose twaba turi kumutwabaga twise nari kubona nabarose narabamaze ko nago babi barabagabo beza bose beza koko barusha n'ubwiza Didiye ubwo none ko nararoze benshi ku ruhande rwa Didiye ameze ati yarakize niyo makuru mfite sha Didiye ameze neza no mu nkambi Mahama niyo makuru mfite hahandi impunzi z'i Burundi ziza Rwanda rukazakira babahona neza bari mu nkambi tubasuhuze mu nkambi ya Mahama mu nkambi ya Ngarama benshi cyane badukurikira bari mu nkambi benshi cyane pe Didiye yarakize so muhoza n'abari Didiye nazaza avuga ibye oya Didiye ngiye nago bazigera nkuko bakanuye amaso barebe ko muhoza nsara so ngiye nta mwanya mfite bazaguteza ihembo sare none se birozi bifata utabishumuruje ngiye na birozi nigeze nshimuriza niba bigushimuriza se utarabishumuriye ntago byamfata ntago byamfata isiya nasaze rimwe sinasara kabiri erega umusazi we yasaza agakira ntago ngera gusara ubwa mbere asare wasaje ariko uri ku ijambo umusazi arasara kuri kamera nkabonukiye hariya muri birayibora oya barabeshya ntago nasara pe so Muhoza wanyuze muri byinshi bigiye bitandukanye urabyuka twakora ari filimi twakinanye turi muri filimi yitwaga ubuzima bw'ishuri barayizi kwerekana uburyo umunyeshuri n'umwarimu babanyeho ariko kanisabira umuvandimwe azayingarurira iriya filimi akara filimi yarageze kure oya iriya filimi ari naziza agenda arayikundaga rero kwibara ndi kwishyura wasinze sha wagize gute muri se barabizi ibyo ngibyo byose hoya ntago babizi dusuze Murundi ndamusuje cyane ahantu ari pe ahubwo na subscribe kuri Murundi TV bakurikirane ibihangano bye n'umurundi wo mu Rwanda w'inshuti yanjye nkoresha ibiganiro bigiye bitandukanye mushimira buri munsi yego ntaho arayishimye cyane nabahora bari inshuti ariko ari gihe inshuti ihora ari inshuti inshuti ihora ari inshuti abyara ngo de mana rega abantu mu bandi ni babi sikara muri shaka kuza akakunyangisha bye unawe urabizi ko byanabayeho ariko amazi arashyuha ntiyibagirwe wabo
wambeho so aka kandi didiye yarakize nakubwa ati umugore wanjye mbabarira navuga ko ameze neza pe ngenda cyeka nta gusara afite nta gusara nanjye ndabizi aramutse aguhamagaye ukamagara ngo iki ngo umugore wa hora uvuze ngo iki aramutse aguhamagaye ati umugore wanjye rwose mbabara ndakwinginze shaka dusubirana twabanyeho neza inde nande indebera ndashaka kumva ko atakira umusazi herwa nakanga ntuzivugiye herwa nakanga reka ndebe nimero yiwe ajye ntungura abantu shaka ngo yarakize bakata ngo yarasaze murimo murabeshya umusazi reka ndebe nimero yiherwa ishobora kuba iherwa na 03 niba nibuka neza azagira umuntu ubanga isiyaka ibiganiro iherwa na 03 nimero yiwe yego zango ngishyaka ngarabeshya ibiganiro akora ngabashagura bikanga ibiki oya ngiye mvugira uze oya nago ibintu byo gora bikabigezweho 03 herwa na 03 manahamagaraga n'abantu benshi na 03 nayibonye okay kamamagazi na meratazi harakwitaba wenda wowe gusa nyine nago ngiye nakemera akagaruka mu buzima isi yandimo ndafunda ubuzima bwanjye nago nyine abantu baza kumbangamira muri life yanjye pe bamba bareba amagahenge mbeho niturije ndi no stress fanikiyemo arakwitaba se mani wari anita nimo mamagaje mito namuhamagaye disi arakwitaba anyitabye koko cyane hose atinyine nimero zayo hako nge ni muntu kintu mane ni ndete nimero yawe Halo 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 Yego meze bite mushinga nawe n'amahoro ntago urava mu nkambi se Halo Didiye na telefone yawe Halo ntago urava mu nkambi wapi hari ibintu atarasoza ako ndi bubitoze vuba ce nzoze muno munsi ndaretse ndi bufata imodoka urarara uje i Kigali none se yego hamagara muhoza namugaza koko Didiye waramuroze ngo reka ngo nyene ntago ndi umurozi reka Ngiye ntago n'umurozi ngo ntago umuntu twamaranye imyaka ini mu nzu ngo nyene ntago namuroga urabivuga iki nakubwiraga nabwiye muhoza ko waroze dishi mu nzu byatowe n'ijya tereka nyene ntago ndi umurozi sinigeze nanamuroga barambekera uranyumva Halo Chwe Nyevuga ijyo jambo chwe umusaza aritabye none se umusazi nyine yitaba telefone ko mana ya Bana mudukurikira rwose shabaje bareka mana ya nzajya mbatamo nzajya mbatamo bigiye bitandukanye none se yageze mu nkamba tubudu bukari byo roro nibajije nanjye kandi marabeshya paka we ibintu byo kubuza abantu n'abakambi ibiganiro ntago ari mu nkambi paka yamubujije kumpa ikiganiro ngo paka muhoza abanze bagire biki ngiye ntago nzigera nsira ko ntago namuroze bakore prank ngo yarasaze na muhoza bamusajije agaruka muhoza yarabati ngiye sinzabeshya umufana ngiye ntago gishaka ibintu byo kubeshya cyane bambo no mamagaze niwe ntago ari we urumva ibyo bintu rero muhoza arabyanze paka rero byo kubuza abantu ngo nibagatanga ibiganiro wababonye kuri ujeje bo ndina n'imyaka uramara oyange hari ikintu dusenyera umugozi umwe hari ikintu njya mbivugaho nago sinzi impamvu sinyangunda gukura nishira cyane kuko ndamutse ngurure nishira rega umuntu hari ukuntu akudepana like kano kanya nibera muri ghetto hari ukuntu mbona nabuze amafaranga yo kwishura nkahamagara umuntu ati nguriza akanguriza n'umuntu yakurana mu kigane kandi muhoze ndakurene cyane kubera umubano dufitanye sibyo ariko ibintu byo kumbwira ngo wijya hariya wijya hariya nzajyayo pe nikorera ibyanjye gipfa ko nzakora ngatanumva nabo nkubujije numva nta nushaka kujya n'ahandi sinkubujije izindi cana ziri hariya ko bari kunda wajya ngo shaka kumbwira ngo mbaye ikiganiro nabo ntabwo uri kubabura ko bari kuda urumva gusa nyine ibintu byo kuroga Dede sinamuroze nimba yaranasaze ngiye muheruka ava mu rugo sindahura nawe yarasaze byanyabwo
kandi imana nasaze arwara ubukira. Niba yaranasaze wenda byakagombye kuba yarakize. Iminsi hashize iminsi igera muri ngaye ngo bamuvanye kwa muganga. Barogeshe uwamurozi. Ibi dayimoni nibiramfata ngiye mbyita ibidayimoni. Bizatsimwe mu izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Nibizanangero nago umukobwa wa Hasani ibyo bintu byangeraho pe. Wapi kabisa. So rero ikintu cya mbere nababwira ngiye abantu Mana hari ukuntu ubuka muri comment ugatukana. Njewe reka mbere nambanze kubwira nafunguye cananje kugira ngo abantu bose njye mbahukuri. Bayita gute? Bakore subscribe yivuge utuwe. Ntago nzayikata. Ngiye nayifunguye kugira ngo buri muntu wese amenye ukuri muhoza ni muntu ki. Ese koko biriya bintu ni byanyabyo sindumurozi na mama wanjye baramubonye. Mu musirimu wa danje buriya batanagira ngo. Wanjye ni umusirimu wa danje. Nafunguye cano bita Jojo TV show 250. Urashigama akanya Jojo. Oya nakanya usigamo. Jojo TV show 250. Oya usigama akanya. Show barasigama akanya. Okay. Ujya usigama akanya. Umushyigikire cyane aho Kigano cya mbere cyagezeho icya kabiri kizajyaho ejo. Gifite views 200 ngahe gifite subscribers 70 na bangahe. Cyane nyifungura ngahibaza nuko ibintu byanjye Imana birimo umugisha. Nubona kino kiganiro ujye muri community yanyu rero tubona muri link ikandi cyangwa ujye muri commentaire urabona muri link ikandi mukore subscribe. Gusa nyine nge nago Imana sinyishaka nyine ibintu byo kuvuga ngo ngiye gukora ngo bimeze ibintu byo kuroga wapi. Nabitekerejeho ndavuga ibintu bari kunyaturaho ndi umwana ungana uku byo kuroga ejo ndi bazavuga ngo nishe n'umuntu. Tugaruka muri gahunda twazigana twakoze guhera kera. Nabyukashye imyaka myinshi tuziranye dukora ibiganiro. Nikora kuri ibyanyamakuru birenga 3 twarakoranye. Muri minsi cyane muri myaka ishize. Harabashingira ngo kuri YouTube channel. Yego kuba asibuwe naye zabona umugabo byanyabyo dushingi. Nibyo arajya kujyamo. Ariho twakwana ari umuntu wajya kugutereta urumva buretse gato. Umuvuga. Yararongoye. Ari umuntu wajya kugutereta urumva arangije yakunaga none wa muntu wari ufite umwana. None washira igihe wa muntu ufite umwana kwa nyira abadaspona abana beza bajya badufasha. Barangije wa muntu ufite umwana wa muntu yamuteye inda ahita ava hanze aza kureba wa muntu. Birangira ndo guteretaga urumva bamupapuye so umwana bagiye kubarana nawone nyuma yaho bajya mu murenge. Sibyo uwo mugore aratwitira umugabo mushya wandi waguteretaga ari wenyine araharasabye ariko ni watumye uriya muntu wundi ubana n'uriya mugabo amenyekana. Ikindi cya kabiri hari abandi babiri babanye urumva bageze abo nabona ko bakibona bataruka kuri YouTube. Sibyo hari n'abandi babiri urumva bakoze icyo bita iki ubukwe bafungura na channel bakora ibiganiro bitandukanye. Imana imworeze umugabo we ubu mugabo asigaye ari umuzongozayi. Umugore wagiye kuri channel atanya gusebya umugabo we ngo byameze gutya byameze gute yabamuzunguze kwa gahinda urumva n'uburyo umugore amusahuye. N'abandi bantu benshi kuri YouTube urifuza umugabo kuri YouTube cyangwa muri bane muhura mu biganiro. Ndumva abantu ba mu biganiro nanyi bakoze ikomezi ari ntago bashaka. Ariko by the way umugabo mu diaspora ndamukeneye. Ari mu diaspora kandi niyandika muri comment uzamba bari muri nimero abakobwa bananutse ukabobye. Yasebireka uransebeje si umuntu uri kumamagara we Jesus Christ. Bamurete uransebeje cyane ngo ndabyibushe. Oya ntago byushye ahubwo urayinga. Ahantu haba abakobwa babyibushye bakumva barasebye ni muri Turkiya. Muri background baraza kumubonamo nimba byibushye. Ngenda byibushe ratabara si muri nakubona ibitoki nifite ndibyo. Turaza kurana unahagaze mu kimwe cyose nayo cameraman ahise bari. Ariko ntago nshaka umugabo wo kuri kamera twawereye kuri kamera. Kuri YouTube man. Ntago nshaka umugabo kuri YouTube pe. Reba n'umutuje hano tukora ibiganiro ahuye n'umujamana waje mu biganiro ngo murakunda. Tugiye duteretane. Urwo nago rwa wapi kabisa ntago umugabo mukeneye. Ngiye nshaka umugabo uzaza ngiye n'umugabo n'umuntu twagudukundana. Umuntu dukundana nta nubwo azi ko bino bintu byo ku YouTube ari nyine azi ko mbikora hari impamvu yabyo. Nta bintu byinshi ajya bimbazaho pe. Kuko abaramutse mbaje byinshi arabizi ko yahitambura nakikomye ndavuga cizawe n'iciri zanjye. Wambonye ntuzamenye mu kanwa. Umuntu nzi namenye mfite ni mama wanjye. None wambonye ntuzamenye mu kanwa ugiye kumbwira ngo ibi nibi uwo naga ari njye.
wapi muhoza muzi se muzi kari ahubwo bambonye si bambonye nitonze rato bana bari kunsakuriza muri comment ngo urumurozi rudemon rich bambonye nitonze Mutabare yarashatse kandi yaje muri YouTube nawe aha ni bashaka ako mu nababwira bukwe bwe nabonye umugabo yarameze nkaho bamuhase nta guseka arakubyina aho yabyinye rwose mbona rwose najya amaherezo ndabona nzarongorwa n'umuntu wo kuri YouTube ariko basi uzarongorwa n'umuntu wo kuri YouTube afite ubushobozi ariko n'Imana ko batiri mugiye gushaka abanza tekeze kabiri urebe kure oya bayida ngenda cyari umwana rata nago nakihutira ibintu byo gushaka isa imyaka 20 ujuje ubu ngubu urumva nahita nshaka umugabo cyane n'igitombwe ndakora ndacyaragatumbwe karacyaragaki ndacyaragatumbwe agatumbe karacyara kanuza nago ndabikora rata barababeshya karacyaragaki ndanze akana karacyaragatumbwe nagatumbwe nyine nagateje ndacyaragateje rata bakubitiraho comment urabona umwaka umwe ngo yangoze 21 nabwo ni nyuzuza naga ari ngombwa ngo nzahite ndongorwa ko kurongorwa naga ari ibintu bigezweho pe zihora zisenyuka mbireba rega rurasenyuka ukabona kamera zaje zirunzi wawe batimbaguranye byagira kare ko sinje yewe Mano zakomeza mu rugo rwanjye urwubake rukomere nguriza abana mu mahoro ngiye hari ikintu njya mbwira nka sheri wanjye nabwo se sheri wanjye kangubaza uvuga ubona umurusha njya nibaza urushako rwanjye kuntu uzaba rumeze nyine ni ibintu nibazaho cyane Imana niyibizi pe kuko ibintu birimo biraba muri no minsi Imana biteye ubwoba ngiye binyitira n'ubwoba bwo gushaka ashwe mo tugaruka ku kintu kubise hirya ngarura hino saba kameramani wanjye rwose ndanamusabye nanamwinginga kino kiganiro rwose abantu badukurikije bazakibone kubera amakuru agezweho kuri iyi mihanda mo hari inkuru iri mu mujyi wa Kigali irimo iranyura hirya no hino ni inkuru inababaje ariko nanone turavuga ndagaruka kuri umukobwa cyane reba n'umukobwa oya kicucu naracyanze ngewe naracyanze nabonye abantu bose bamupostinze ngo ninjye yakira amafoto hanze ngo dufitanye beef banze umurebe oya biteye n'isoni ariko mwari kazi pe ngo bamwita Jackie ku munyarwanda kazi nago bikwiye no mu maso zabigize umwuga ngo ni n'indayi ibyishimira ninde ibyishimiye si inyungu ari kuvanamo ni Shamano gatoya amasegonda abonye okay muri tamure nzamugaruramo oya ngiye nago mvuga ibintu birakwiye ku bakobwa b'Abanyarwanda n'abastari bagezeho bari ku rwego rwo hejuru nago ibyo bintu babikora nukuri pe nebaze aracyari n'umwana naga ari mukuru cyane aracyari umwana naga ari mukuru cyane agatinyuka kerekana baba uwasiye yaragiye rwose amafoto atahanze buri kimwe cyose atahanze gahunda zose byose atahanze ngiyo ni hit da ako isi hari ukuntu umuntu asara nabimenye ko yasaza nanone ako muri no gusara nagaro kwiruka gusara se no kwiruka gusarega ntago gusara ari ukwiruka kuko hari ukuntu umuntu asara mani nko mu bebe nyine nabibonye njye abantu bayiposte basi umuntu ninde none njye nabanje kubona yahishe isura mu maso yashyize ubwambure bwose hanze ngo uyu mukobwa bafite ubwenge ni igicucu ni igiti ngaho uribaza se nkongo naramuka abyaye abana uburera azaba hano buhe reka badukurikiye bumve kano kantu gato tuza kugakomantaho abantu akabashyingura mu nzu yakodeshaga mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Busanza. Niba iravuga ko Kazungu yafungiye kuri station ya Kicukiro mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo amenyekane umubare n'umwirondoro wabo yaba yarishe ndetse na dosiye ngo ikorwe ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry. Mwaramutseho Dr. Mwaramutse neza Maurice. Yes, murakoze cyane kuba mwemeye kuduha makuru afatika muri kino gitondo. Muri no mugoroba wakeye mu ijoro ryakeye nibwo twabonye inkuru hari mu masambiri hafi 3 z'ijoro. Kazungu Dennis arakekwaho kwica abantu akabashyingura mu nzu yakodeshaga. Ni ibiki mwamumaze kumenya muri aya masaha ya mu gitondo? Ibyari bimaze kumenyekana kugeza ubu ngubu nuko uyu Kazungu hari ibyaha n'ubundi yarigeze gukurikiranwaho
bijyanye no kwambura, gukoresha ibikangisho, gukoresha undi mibonano, gushakisha imibiri y'abo bantu, ndetse hagamijwe kumenya, hamenyekana umubare, hamenyekana umwirondoro wabo, ndetse kumenya n'ab'igitsina gore cyangwa ab'igitsina gabo. Hari ibyaha yarakurikiranyweho, mugiye mu iperereza musanga hari ibindi byakozwe, niba mbyumva neza ntibeshye nuko nguko byifashe. Ese uyu Kazungu Dennis asanzwe ari muntu ki muri societe nyarwanda? Yari umuntu ukora business, umuntu usanzwe udafite record nyinshi zo kuba hari ibindi byaha yari yarakoze, kugeza aho atangiriye kubikora mu mpera z'uyu mwaka mu ntangiriro z'umwaka wa 2023, ariko ari iby'ubujura bamurega, gukoresha ibikangisho, ndetse hari hajemo muri iyi minsi ya nyuma hari hajemo icyo gusambanya imibonano, gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, nka rero aho rero niho yahise afatwa. uwo ni umuvugizi wa RIB Murangira Thierry, tumusuhuze, tunashimire RIB ndetse n'izindi nzego z'umutekano zikomeze guhashya abagizi ba nabi, zikomeze guhashya ndetse n'abakurikiranwaho ubujura ndetse n'ubwicanyi. Bamwita Kazungu Dennis, barongoraga abakobwa, yamara kubarongora akabeka amatelefone yabo, akabaka umubare w'ibanga, akayoza amafaranga bafite, nyuma yarangiza akanabica. Kuri ubu ngubu amakuru ngeraho n'abantu 12 bamaze gutabarwa mu cyobo cyangwa muri fosse, cyobo kijyamo amazi, yabicaga yarangiza akabashyiramo. Amakuru nzi nuko ejo 6 harimo umuhungu umwe ndetse n'umukobwa umwe, kandi uwo muhungu indangamuntu n'umuhungu niyo Kazungu yagenderagaho. Impamvu muri kino kiganiro njye na Muhoza kizemo inojwi ry'umuvugizi wa RIB, mu gihe televiziyo y'igihugu byari mu makuru bamubazaga aya makuru niyo bimeze byagenze bite. Muhoza, kuri mwebwe abakobwa, mwebwe abakobwa ndetse n'abakobwa bose bagiye batandukanye, umuntu akaguhamagara utamuzi, utazi ngo niwo kwane ngatuye he n'indi umuzi n'ibiki, akaguhamagara kubera amafaranga, kubera ubuzima, ukagenda ukajya utahazi, cyangwa ugahurira muri za boîte hano za Cosmos, hari azanyabugogo kwa Mutangana, hano Kimisagara, urumva muri za Zaganete n'ahantu hagiye hatandukanye, ugahura n'umuntu mu gatanu utazi uwo ari we, tayari barapfuye, yarabishe. Aka kanya ababyeyi babona ngo bazo bari twabuze umwana wacu yasi yaburi urengero, uramwumva umutipe Kazungu Dennis ubu ngubu ari mu mako y'urwego rw'ubugenzacyaha wa RIB, arafunzwe. Komantere kuri none tunasoze. Abakobwa bagenzi bawe aba barishwe, bari abakobwa beza, na Kazungu yari umujama ngo ubona ko atabikora, ariko icyo yarakurikirana none bibaza umungu witwa Kazungu, none uzi ko nabangu binze baba bitonze, ubona ari udungu tw'inyangamugayo nta kintu twakora, ariko akenshi yongeye kuranya nkabona nk'abanyabyaha bafashe bari abahungu b'inzobe cyane. Kandi muri mbaza kumva bakazungu inshuro 3, reba handi wishe umugore w'Kimisagara Kazungu. Ari Kazungu ngira ngo nimba atarapfuye afunye muri gereza ya Nyarugenge, nawe yitwaga Kazungu. Babandi murabibuka kinuza iremera, bakubise umukobwa bakanamwambura wacuzaga mituye. Ubona ni Kazungu, si Kazungu cyane nuwo wakicukira, abantu dutoye Kicukiro turagowe ye baba. Gusa nyine mbere na mbere kuri abo bakobwa bajyaho batazi n'umuntu batazi, reka nihereho wenda nihereho kuri njyewe, naracyari umukobwa, wenda cyari umukobwa ari gihe byazamba hoya sinago ngiye wenda vuga nyine ugenda najya hatandukanye, usura batandukanye birashoboka. So mbere na mbere kintu nababwira nk'abakobwa mihereho nk'urugero, ari ukuntu umuntu aza ugasanga kuri Instagram yakwatse ubufriend, imbuga zose nyine urabizi zaroro na TikTok basigaye ati dushaka kuba inshuti, mukaba inshuti mugahura, umutipe ntago umuzi ibintu byinshi cyane birenze ku bugigo yabangu ibintu ndebe ninjoro turarane ugende wirukanka, sumuzi pe. Gusa nyenya nshimira Imana ko yanyimye iyo mpano si yanjye, Imana yo kumamagara ngo ngwino ndebe. Ngo ngubu nanjye maze iminsi ari umuntu uri kumamagara, simuzi hano nimero yanjye ayikuye, so bro wanjye agiye kumbwira iki koko, ntiyihangane. Urumva sinzana nimero yanjye ayikuye, ariko buri mugoroba baramamagara ngashaka ko duhura. Urumva njye muranje sinjamura n'abantu nazi, kandi koko nakuzi nababwira ngo mfite akazi kameze gate sinshaka kugakora.
umuntu ashaka ko duhura ndamubaza imirangi wayikuye hehe na WhatsApp agira akoresha nimba ari gatushe numbazi imirangi wayikuye hehe ngo yanga ibyo si ngombwa we ngwino duhure turahura dutese mfite 50 ndayaguha abwiye 10 niyo wambwira ngo uraba miliyoni sinshobora gura n'umuntu nazi pe arahari unzengereje akambwira ngo basi muza n'abandi babanje ntago naguza n'abandi nanjye ubwanjye sinkuzi nkuze n'umwana ejo azagira ikibazo barangize bamamagare ngo ndi wamutanze ntago byakunda rero nk'abakobwa ni twebwe tubyitera ku rundi ruhande umuntu niba guhama niyo mwamuziranye ho byadanje ntago ari ngombwa kujya kumureba nijoro ngo umurebe ngo murarane ko burangiye uramutse uje no kurara mu rugo umuhungu shadabwa ubu ndajya gucumbika mu rundi rugo rw'umubyeyi ntago twararana ko mba rifitiye ubwoba abantu ntago ari beza pe ntago ari beza na gato kandi ku isi ubona ari umuntu mwiza ukeye ariko twakagombye gushyira muri logique tugashyira mu inyurabwenge ryacu nk'umwana w'umukobwa aracyari umwana umuhungu uko yabangana kose arakuzunguza rimwe nambara gufite zo kurwana nawe rero inama nge nagira abakobwa duhubuka tujya kureba abahungu mujye mubigenza gakeya ubiwanyu nge niba mu rugo nyiri mu rugo najyaga bambwira dushaka ngwino dusubiramo waje kwansura mu rugo se kazi kicara muri salon na vie na meri bahari niba ari ukuganira tukaganira ukabura nuko nere tugasohoka ugatanga sigara nishimye nta kibazo umuhungu yatseka waye ibyo byabaga bihagije rero njyewe kugira ngo umbwire ngo ngwino ngusura bwo ndabwiye se we waje mu rugo ko nta kibazo ngenzi wawe nahizeye unigire mu nzira nk'uko babigenza nyiri urumva ntago ari ibintu bishimishije pe ntago wamenya ikintu kiri mu mutwe w'umuntu imipanga ari gupanga rero nk'abakobwa tugomba kwitonda twigengesera tukamenya ngo abantu tugiye guhura nabo ni bantu ki ni ukuri kw'Imana. Okay, ni Muhoza yavugaga kuri ibyo ngibyo twahereye buryo tuvuga uburyo yaba yararogesheje umutipe uko byagenze aravuga ati ngiye sindumurozi yavuze byinshi n'umutipe mwamwumvishe ku murongo wa telefone gahunda zari zimeze neza cyane i Kigali nibuza 5 Siaka TV mukore subscribe gahunda zigene neza Muhoza aricyo utarenzaho kazungu we oya kazungu bashaba nuko mu Rwanda batajyemera mu Rwanda ryo kwica ryavuyeho kereka bamushizeho ku musozi kereka iyo beto yashiragamo abantu babanje mu mutwe bagahita bahuzana beto amaguru akajya mu kirere nk'isaha yose bakakubana beto bakamushyira ubu ngubu wawe nabagiye uzi ko abo bantu bamwe na bamwe ngo basanga nta n'imitwe bafite nta makuru n'umwuka ndakuvuga ingesi ipfa na nyirawe yapfuye ubundi umwana yari umujura ukavuga ngo umwana wanjye ngo yarakijwe ngo nagasongera kwiba ejo umutuma kwa nyirasenge ugasanga yageze yarabakokoye nimba ari umuntu ufata ku ngufu apfa ingeso nyine ingesi ipfa na nyira yapfuye ashaka gusanga bira ibintu bya kazungu yakoze wabona bitangiye kuva zamani wasanga bazanakurikirana wasanga ari naha bikora mu miryango y'iwabo wabona afite n'ahana bikura cyane nibyo yoga umwana iyo uri umukobwa ubugenda nese no twara abagore benshi batagira isuku mu ngo zabo hari n'abagore bagira isuku mu ngo zabo ugasanga we ninjira mu rugo ugasanga amasahani amasafuriya ameza ariko ujye ugasanga uwo ninjye wikirirwa uvuga ibyo by'amasafuriya n'ibintu zawo ningiye mu bisebyo nese ko nta mugabo ugira nta mugabo ngira urabyimenyera nzamumbona sha gusa nyine mani ingeso mani ipfa na nyirawe yapfuye pe kazungu abantu bagiye kubufuga bakamukatira imyaka ingahe ejo bundi bakamurekura ugasanga abaye umusaza na bamurekura arakarekurwa n'irimbi kereka bamwishe nambabarire arakarekurwa n'irimbi aragakubitwa n'inkubi oya kereka bamwishe nicyo gihano cyiza baba bamuhaye pe ariko reka nkubwire sindi umuhanuzi aho kazungu nta mwaka asigaranye kuri iyi si oya bacice mu Rwanda nuko batica agiye gufungwa arya ibigori bya leta abana wa mutima n'amatera imiryango y'abo bantu ihari bahangayitse bahora mu gahinda k'abana babo isurugarika mo ndagushimira mu kiganiro waduhaye ibindi biganiro nakagaruka twizere ko kandi ugiye kugena amahoro wahanyirije wabunyirije nkawe ndabivuze yabunyirije abe no kugura chips ngo nirire ndabivuze ndacyashakisha reka gaceze wicaye kuba witegeye ugakora kimwe wicaye ubutari ko nzakiza amagaze shamure kuntu nashinze arayanyishe barabizi yo nahaze kunumba nishimye gusa nyine mbere na mbere wakoze kuba wemeye ko nza kuri kamera zawe tugakorana ndabishimye cyane Imana igumugisha nisabira bari abantu nasabye ngo bareke kunuka muri comment bamba barire ndabinginze mubore mbundeke basi kugira ngo bazagutuka hano warasaze nimubona ndi kugenda mu muhanda nambaye ako
Mane biranababaje cyane nubwo ndi mumora mvuga nisekera nazi umunsi narakaye na kamera izaturika. Turabashimiye, subscribe, like, share, comment, salam, shalom, ciao ciao.